mukajwi kandi gato gatuje mukambwira ngo ntago ndi umutinganyi. Aristine nta bahungu bigeze bagutereta? Baranterese benshi n'ubu baracyantereta ahubwo mbonereho kubabwira yuko mwayobye bamfashe vraiment. Iyo umamagaye kuri telefone ugatangira kuntereta ubizi neza ko ndi umuhungu mfite ubwanwa mfite igitsina cy'abahungu birambangamira mana yanjye bantu mudukurikiye birambangamira cyane. Nizere ko gahunda zimeze neza kandi nizere ko ubuzima bwanyu buhagaze neza, nizere ko Imana ikomeje kubarinda ndetse ikomeje kubandebera icyoroshye nk'ibisanzwe. Nyarukira ku Gitego Hotel then ubundi ni haniremera munsi ya controle, ubundi gahunda zawe zibashe kugenda neza. Ushaka kwakira abantu mu bukwe muri services zigiye zitandukanye, gahunda ziragenda neza, baragukorera uko ibintu byose bigiye bimeze, bafite chambre zimeze neza, ikintu cyose ukeneye gahunda ziragenda neza. Nurangiza gato unyarukire kuri yanyanze TV ubakandiraho subscribe, ubundi gahunda nabwo zigende neza. Ni yawe TV rero mu maso mbuzaho mera naho nangirira. Murebye kuri kamera zanyu muri kubona ndi kumwe n'umusore afite ubwanwa, ameze neza, yambaye neza gahunda rero zimeze neza. Ndi kumwe n'umugabo, ndi kumwe n'umusore, ariko abantu benshi kuntu bakunda kumubona, hari abantu bamwita ngo ni umukobwa bitewe n'akajwi avuga. Ndagira ngo muhe ikaze. Muraho neza. Ndagira ngo uvuge neza ariko kwa kundi ujye uvuga. Ni gutya mvuga nta kundi njya mvuga. Ni gutya uvuga. Umeze neza? Meze neza cyane. Urakomeye cyane. Urashima? Bien ndayishima. Bakwita banyita nde ahubwo nitwa nde? Witwa nde? Ya nitwa nsaba muhira Aristide cyangwa Kadugara cyangwa Zahabu. Ubundi wowe wemera iki? Amazina yose ndayemera, ariko ayo papa na mama banyise nsaba muhira Aristide. Naho rero Zahabu Kadugara nayo nzwi kubera mu viniki. Yego. Je rero uyu mutipe nyikimubona nje nari nzi kuri umukobwa, so ninjye nyine twigeze no kubishwanira kugira ngo nkurebe nimba uri umukobwa, uri umuhungu. Nkawe ndebyana ndikise. Nkawe ndebyana ndiki. Ntago nahita ubyandeba ndebe hose nkawe ndebyana ndiki. Kubera ko ufite ubwanwa ndabona uri umusore, kandi uri umusore mwiza. Umeze neza Aristide? Meze neza cyane, ndi umusore umeze neza kandi ushima Imana. Ninjye muntu wa mbere uvuze ko usa n'abakobwa cyangwa uvuga nk'abakobwa? Ntabwo ari we wa mbere. Birezi. Umaze nko kubirugurana n'abantu nk'abangahe? Umva guhera mfite nk'imyaka 7 kugeza ubu mu myaka 27. Yego, meze nk'abakobwa, nta munsi w'ubusa batabimbwira. Nta munsi w'ubusa. Mu muryango w'iwanyu cyangwa se abana b'iwanyu mwese nuko mumeze cyangwa nawe wenyine wavutse umeze gutya? Ni njye nyine wavutse umeze gutya. Umuntu wakubona ni we wenyine umeze gutyo n'akajwi k'abakobwa. Ntago byigeze byafekta ku buzima bwawe cyangwa ku mibanire yawe n'abantu? Byabikozeho cyane. Gukura mu kazi se byinshi cyane byagiye bingiraho ingaruka nyinshi. Hari ibiganiro byinshi nagiye ntanga ku macana agiye atandukanye y'ubuzima bwanjye bwite, byagiye biba ikibazo. Ariko abantu bagiye bagufata bavuga ko wenda uri nk'umutinganyi cyangwa bakakugira bitewe n'intambuko utambuka, imvugo uvuga, n'uburyo ukanura, uburyo witwara. Nta bantu bigeze bagufata nk'umutinganyi? Bamfashe nkawe benshi. Abampamagara ku matelefone nyine babatinganyi byinshi nyine. Byagiye bibaho kenshi n'ubu bibaho. Ukabasubiza iki rero mu kajwi kawe? Mu kajwi kandi gato gatuje mukambwira ngo ntago ndi umutinganyi. Aristide vuga ngo haleluya, bivuge twumve. Haleluya. Imana ishimwe. Kubera ikibanza kwihaga. Look. Nagira mvuge nka pasteur. Nuko abantu bavuga ati uri umutinganyi bakagufata nk'umutinganyi n'akajwi uvuga. Waje kubyiyambura gute noneho?
ntago nigeze mbyiyambura mu buzima busanzwe gusa habaye icyo bita ku bisporuta narabyakiriye iyi nimba ntambutse ukavuga ngo umutinganyi mpita nkubwira ati sawa nyine nimba ubikomeje ati mutinganyi ndakubwira ati none nimba ndiwe bigende gute nica noneho niba ndiwe nyica ariko mukuri ntago ndi umutinganyi njye ntabwo nshyigikira abatinganyi n'ama interview menshi nagiye nkora kuri YouTube TV Simbi TV yegereze mikoro nagiye mbwira abanyita umutinganyi ko ngewe ntari umutinganyi nta nubwo nshyigikiye abatinganyi rwose habe na gatoya Aristine nta bahungu bigeze bagutereta baranterese benshi n'ubu baracyantereta ahubwo mbonereho kubabwira yuko mwayobye njye ntago nteretwa njye ndatereta ahubwo ntacyo nabafasha ari ukuri ujya wigera nyine ugakaraga amaso ukagera amaso kuyakaraga niko ndeba niko ndemwe ndayakaraga nyine kandi nawe uyakaraze ntago byagura ariko si ubona utari agatoto tonto nawe yenda agatoto nuko baragutereta nk'umuntu waguterese bwa mbere yaje avuga ngo iki umuntu wa mbere waguterese umuntu wanterese bwa mbere rero yari umupadiri niwe wanterese bwa mbere just ntabwo baza ngo batangire kuguteta bakubwira ngo ntabwo ukunze n'ikinege atangira agukorera udukorwa twiza agutumira mu musangiro akubu gift bwa hato na hatoya ibintu nk'ibyo nono finalo rero bikazarangira akubwiye ati ngiye buranda gukunda ambwiye kankunda nyine numva n'urukundo rusanzwe ushobora kugenda ugahura n'umuhungu ukamukunda se bitewe wakunze uko avuga wakunze ingendo ye cyangwa wakunze uburyo yari sosiyo cyane iki n'iki nkavuga ati ni byiza niba unkunda nanjye ndagukunda yego noneho njye sinarinze urwo rukundo yankunze urwo mboneho kubwira abantu babwirwa ko bakunzwe bajya banze basobanuza urukundo bakunzwe urwarirwa ese nuruhe rukundo nkunda mbere ko nkwemerera urukundo nyine banze umbwiye nuruhe rukundo nkunda hanyuma usobanukirwa urukundo ugiye kwemera urwarirwa ati nanjye ndagukunda nta kibazo no finali rero nza gusanga ni umutinganyi sinari mbizi ko banabita abatinganyi ari umupadiri w'umutinganyi yego yaravuze ati dukore gutya na gutya ati mu kibuno ibyo ntibijya ntibijya binashoboka sinzi nuko byakorwa ntugire ikibazo njye ndakwereka uko bikorwa bati none se yari azi ko uri umuhungu yari azi ko uri umukobwa yaguterese bwa mbere azi ko uri umuhungu cyangwa abona uri umutinganyi bitewe n'ingendo ugenda yari atuwanze kuko nari umuhereza mu bagatolika yari atuwanze yatwigishaga no guhereza agira gutatwigisha byose yari atuwazi ko ndi umuhungu kandi iyo yadupangaga guhereza umufratiri yadupangaga guhereza yaguhaga umuhungu n'umukobwa ntabwo byashobokaga ngo uherezanye n'umukobwa n'undi mukobwa barabavangaga yego nuko padiri aragutereta aravuga ati iki cyana ndakireba barantereta karahava none wowe kugira ngo ujye gutereta umukobwa byagufashe byagenze gute kubera ko wari ufite imisemburo y'abakobwa imisemburo hari abantu bitiranya imisemburo y'abakobwa akabyitiranya no gutereta nshobora kuba mfite karagitira y'abakobwa ngenda nk'abakobwa mvuga nk'abakobwa ibintu nk'ibyo ariko muri njyewe niyumvamo ko ndi umuhungu nyine ngomba gukora n'ibikorwa bya gihungu ndumva nta birenze gutereta umukobwa kuko nabwira umukobwa ko mukunda nta birenze waraterese vuga ngo ahubwo uratereta waraterese ntabwo birarangira ubwira noneho iyo uhamagaye nk'umukobwa akumva akajwi kawe nawe ni nk'ak'abakobwa urwo rugamba rurwana gute sawa ari abagira ngo uri umutinganyi uri umulesbiyene umulesbiyene ubundi urugamba ukuntu rurwana nimba wakunze umukobwa uramuhamagara kuri telefone umuterete uti wese ko numva uri umukobwa hari ibirenze hariho abakobwa bavuga nk'abahungu hariho abahungu bavuga nk'abakobwa rero ndi umuhungu uvuga nk'abakobwa uri umuhungu uvuga nk'abakobwa Aristide umuhungu uvuga nk'abakobwa wavuze ngo mu kazi kawe bijya bikubangamiraho gute mbere byarambangamiraga cyane nko kujya kwaka akazi bakakakwima ngo umeze nk'abakobwa cyangwa se yewe uri n'umutinganyi ukaguhaye nawe agashaka kugucuruza
ibintu nk'ibyo byose bikakubangamira bikaba ngombwa ko ka kazi ugasezera kubera izo mbogamizi ugenda uhura nazo cyangwa bikaba ngombwa ko bakwirukana kuko wanze gukora ibyo bashaka ibishimisha abakiriya babo ndumva ego ubwo rero ukagenda ukajya kuba umushomeri ugakina ibiryo imyambaro kwishyura inzu byose bikagucanga ego ikibazo rero cy'amatsiko ni story yawe nigeze kumva ndagira ngo nyikubaze ati hari ahantu wigeze kujya gusaba akazi baguha akazi bagusigira abana b'abakobwa bazi ko nawe uri umukobwa byagenze gute kunsigira abana b'abakobwa azi ko nari ndi umukobwa nta kintu byari bivuze kuko se ni umuhungu ntarera se umuhungu ararera ahubwo aho batandukaniye barera bati hari urera nyine agashyiramo imyitwarire y'idahwitse hari n'urera muri gikristo mu buzima bwa gikristo ngire rero nareze mu buzima bwa gikristo bakuraranya n'umutoto bazi ko uri umutoto wararanye n'umutoto bazi ko uri umutoto birashoboka nyine byagenze gute kugira ngo mabuja wawe agufata kurarazanye n'umukobwa wiwe azi ko nawe uri umukobwa byagenze gute wari wagiye uvuga ko uri umukobwa yabonaga character ufite ari iz'abakobwa byagenze gute iyo story ntabwo yari mabuja wanjye ngo mu kazi ko mu rugo yari masenge wanjye umva yaranzi ko ndi umuhungu hanyuma ajya kuntwara yantwameze nk'uncikishije kuko mu rugo nakorerwaga nyine ihohoterwa ry'uko meze nk'abakobwa nyine mfite character nk'abakobwa ibintu nk'ibyo antwaye rero ajya kundera arandera nyine ndakura maze gukura rero nkundana nyine n'umukuzine wanjye nyine urumva twari abana twagira ngo twumve n'uburyo bimera wakundanye na kuzine wawe murakundana murateretana cyane masenge wa noneho nawe ahita barazanya hamwe anonti ntango yaturaranyije hamwe twebwe twaradomukaga nyine mukararana Aristide rwose Aristide nuko umukobwa muba murararanye bashiduka ese Aristide ugira byagenze iyo sije tuyireke tuyiveho sinshaka kuyivugaho mu misemburo yawe ya gikobwa mwarararanye nyine tu muraryama murabyuka nese kurarana hari ikibazo abasore n'abakobwa siko bararana mu masengesho mu cyumba cy'amasengesho nta kibazo kirimo kurarana bakuvumbuye gute rero masenge yaje kukuvumbura gute kakuraranya n'umukobwa bari bazi ko ufite imisemburo ya gikobwa baza gushiduka ufite ya gihungu wasanga naramwihumurije wenda akavuga ko namwihumurije simbizi sinzi uko byagenze sinzi uko byagenze wenda nsubiye inyuma gato wavuze ngo mu rugo bajyaga bagukorera ihohoterwa bavuga ko uri umukobwa bumvaga bituruka kuki kubera iki ni abahe ni ababyeyi bawe ni abavandimwe bawe ni bande papa wanjye yarapfuye hari bamwe bazi ubuzima bwanjye story yanjye ku macano papa wanjye yarapfuye n'abavandimwe banjye barapfa hasigara umuvandimwe umwe noneho twebwe kubera ko twari abana yapfuye nduruhinja mu ntambara mama rero akora ikintu cyo gushaka undi mugabo ariko ntago yamushatse kumutira ngo bajye kubana hazaga mu rugo mbese adukurira nyine ihohoterwa twese muri rusange ariko akibanda kuri cyane ngewe komeze nk'abakobwa nyine akanyibandaho ibiki n'ibiki ibintu nk'ibyo byose uwo mumama rero nyine abonye turi gutesika cyane kurara hanze kubabazwa ahita kungibohera karantwara nyine ajya kundera aho ngaho bajya kukurera bazi kuri agatoto narakana n'undi ubundi agatonto ni iki wavuze agatonto si akana kakiri gatoya ni akana gafite imisemo ni agakobwa uri muri hano ukaba ntabwo ndi kugutuka ntabwo nakora ikosa ryo kugutuka njye ndi umuhungu ntabwo ndi umukobwa uri umuhungu yego ugenda nk'abahungu wenda sinava ngo ngenda nk'abahungu ngenda nk'abakobwa yego ariko ndi umuhungu ntabwo kugenda n'abakobwa rega bihera ko ngo bingira umukobwa ndi umuhungu ngiye rwose umbabare ntuze kunzana kuri babatinganyi bajya hari abakiyita abakobwa ngiye ndi umuhungu 100%. Ikibazo nuko ugenda nk'abakobwa abantu bakagufata ko uri umutinganyi. Kugenda nk'abakobwa ni nkuko umukobwa naye agenda nk'abagabo ahera ko saka akaba umugabo. Uja ni ukuvuga ngo ubu nawe iyo uza gushaka uri kwiyoberekanya ugashyiraho peri ku bwanwa ukabwogosha ukajya no mu bamise bakabona uri umubebe.
ahubwo se bo iyo ubutaha uzajyayo iyo ubutaha abajazi mu byumve ubutaha nanjye nzaza kwiyamamariza ubuminsi Aristide rwose nuko ubu ngubu umaze kuba umuntu w'umugabo ufite fiance cyangwa ufite umukunzi hari ukuntu biba bimeze mu buzima busanzwe ukabaho uri umuhungu wenda wavuga ngo uravugana n'abakobwa ariko ntabwo igihe cyo guhitamo cyanyacyo kirabaho kuko nanjye ubwanjye ubu ntabwo ndisobanukiwe ntabwo uri isugi ntabwo mvuze isugi mbabarira ntabwo ndisobanukirwa kubera ko ubuzima nabayemo kuva ndi muto kugeza n'isaha ntabwo ndisobanukirwa ku buryo nakunda umukobwa ngo tube twabasha gupanga ibyo kubana ariko twakundana tukaba inshuti tugahana amayide tukaganira ku bijyanye n'ubuzima ijambo ry'Imana se cyangwa n'iki n'iki arisi ntabwo uciye uravuze ngo ntabwo urisobanukirwa nturisobanukirwa icyo icyo nturamenya nimba uri umuhungu cyangwa uri umukobwa wanyumvishe nabi nge ndabizi ko ndi umuhungu aho ntarisobanukirwa ni kwa kundi iyo ugiye gushaka sheri fiance bivuze ko uba ufite n'ubushobozi nyine yego burya azagira bid ukamutungura ukamuha impano ku buryo se ibintu nk'ibyo kuryo muzasohokana nk'aha twaje ukamugurirayo nk'akantu nyine nk'abasheri nyine na shushu nawe urabyumva ntabwo rero aho ngaho ntabwo ubwo bushobozi ngenda bugira kabisa niyo mpamvu ntajya kubeshya umuntu w'abandi ngo ndagukunda ngo mwizeze ibitangaza ntabihari gusa nimara kwisobanukirwa nzashaka sheri wanyawe muba mfite nzahitamo wanyawe uzashaka wanyawe yes ubu kuri no kuri iki gihe noneho ubu umaze kwisobanukirwa cyangwa n'abantu bamaze kugusobanukirwa ni igiki kikubangamiyeho kikugiraho kigutusha ku mutima ndi kintusha ku mutima cyane cyane navuga ngira ngo mbwire n'abakurikiye yawe TV bamfashe vraiment iyo umamagaye kuri telefone ugatangira kuntereta ubizi neza ko ndi umuhungu mfite ubwanwa mfite igitsina cy'abahungu birambangamira mana yanjye bantu mudukurikiye birambangamira cyane noneho hari wampamagaye ejo bundi arambwira ngo nimba ari ngombwa ko aho mu Rwanda uri kubangamirwa reka tugushakira ibisabwa byose uze mu mahanga mu muryango w'abatinganyi ndabyanga mubwira ko ntabikeneye arambwira ngo rero nimba ubyanze sinzongere kumva muri interview yawe ukora uvuga ku ijambo abatinganyi bareke niwibeshye ukabivuga tuzaguca ikinyasebuzo cyawe neza neza tugikureho ikinyasebuzo bazagikata bakizira yari gasopo yaraguhaye mbese yari nka gasopo ko wabyumvaga kandi yari serious nyine ndamubwira ati njyewe rero shoti yanjye namwe igihe mutazaba mwaritse kuntereta urumva nzabavuga icyakora nimureka kuntereta ntabwo nzabavuga hari umukobwa wari wagutereta umukobwa barahari hari abakobwa bagutereta babona nawe uri akatoto sinzi icyo babona ko ndi cyo ko ntibakimbwira ariko bashobora umukobwa ashobora kunkunda akambwira ko yankunze ibyo ni ibintu bisanzwe nk'uko nawe buriya hariho abakubwira ko bagukunze cyane barahari benshi rwose wabapositinze oya ntabwo abakobwa bose dupositinga ari uko tuba tubakunze cyangwa se ari uko baba badukunze ahubwo ni uko tuba turi inshuti Aristide ubu ngubu mu myaka ufite cyangwa mu gihe umaze ku isi ni igiki cyagushimishije ni igiki cyakurakaje Aristide ndeka nkubwire ikintu cyanshimishije mu buzima bwanjye kikanshimisha nuko hariho umubyeyi wemeye kumbera mama wanjye amina arambwira ati nkubereye mama wawe ujye wumva ko ufite mama wawe wumve ko ufite abavandimwe ubundi najyaga nicara nkavuga ati mama wanjye arahari ariko ntago yemera ko ndi umwana wewe mbese nta nubwo yampa urukundo nk'urw'ababyeyi baha abana bewe buretse nongere ngaruke gato uravuze ngo mama wawe arahari ariko niyemera ko uri umwana we yego kubera iki sinzi impamvu atabyemera sinzi ariho
ego ariho nyine none si umuntu avuze ngo arahari ntaba aba hehe? aba mu majyepfo. Mu majyepfo. Aristine, nzagufate tujyane i Huye, ngiye nzatega arena returu ngufate tugende i Huye turebe ko atakwemera. Ikibazo ntago nzasubirayo. Kubera icyo utazasubira kureba mama wawe? Ntacyo mfite kiriyo nasangayo. Mama wawe arahari? No, ntawuhari. Ntawuhari? Ubu nawe mama wawe ariho ari kumufata nk'utariho? Cyane mumfata nk'utariho rwose. Bihinduye isura. Bihinduye isura we. Tuje mama wawe tuyihorere, wenda tuzashaka undi munsi tubiganireho. Ubu nawe ujya wicara ukaba wumva wasetse ugahita kubita kagatwenge b'abakobwa bajya bakoda. Ako gatwenge nagakubita ndi muri action. Ariko mu buzima busanzwe nago nagakubita. Nubwo meze nk'abakobwa ariko ngerageza uburyo mera nk'abahungu nyine. Urumva mu buzima busanzwe ngengo n'abahungu ndi umusazi naba ndi kwigira abandi. Aristide nari narifuje kuganira nawe kuva kera kugira ngo n'abanyarwanda bakurikiranye yawe TV babashe kumenya abantu bameze nkawe bariho kandi benshi, ariko nkawe nka Aristide byibura wari watekereza gutereta umukobwa umubwira ati ngenda guterese nka Aristide tugende kuri gahunda agira nk'abanyarwanda? Ntabwo twagendera kuri gahunda yagira inka munyarwanda, ahubwo twagendera kuri gahunda yanjye. Gahunda yagira inka munyarwanda ni ugutereta umukobwa mukuzuzanya mukabyumvikana nka sheri wenda na shushu mukajya kwisayidira. Byari byakubaho? Tukajya kwisayidira? Ntago birabaho. Konjya kwisaya ko nkunda umukobwa ngo mutireti hanyuma tujye kwisayidira. Ibyo ngibyo ni uburaya. Nge sinjya nkora uburaya. Ndi umuhungu ukijijwe usenga Imana rwose. Igihe kizagera nshaka umugore. Uri umuhungu ukijijwe bafata nk'umukobwa kandi utari umukobwa. Yes. Reka mbere no mbwira abantu imisemburo umuntu avukana si uyihitamo, sinaho uhitamo kazabaho cyangwa no kazagenda. Aristide ni umuhungu w'inzobe ufite character z'abakobwa, ureba nk'abakobwa, uvuga nk'abakobwa, useka nk'abakobwa, ariko ni umuhungu. Aristide rero tugana ku musozo w'ikiganiro tugiranye, reka nge noneho mbigusabe byeruye, mbigusabira imbere ya kamera n'imbere y'abakunzi ba yawe TV, wanyemerera tukazajyana kureba mama wawe? Njyewe rero Emi rwose nyiri yawe TV ntago nzabikwemerera. Kubera iki? Arisi ijambo ry'Imana riravuga ngo, sibyo? Ijambo ry'Imana niryo rivuga ngo nubabarira mwene so nawe uzababarirwa. Nimba uri umukristo ukaba utabasha kubabarira mama wawe, urumva ukijijwe Aristide? Kubabarira rero hari abantu bitiranya kubabarira no kwisobanukirwa. Ubundi njyewe mama wanjye nta kibi mwifuriza. Bivuze ko ubwo nta kibi mwifuriza nta rwango ruri mu mutima wanjye. Ariko nanone ntabwo najya kumureba. Uzi uburyo nababaye kubwe, uzi uburyo naraye hanze imvura ikanyagira nkaburara nkabwirirwa nkarya imisigi yo muri resitora kubera we. Icyo gihe nari mbayeho gutyo, we yararyaga yaranywaga kandi ibyo byose biva mu mitungo ya papa. Papa yarapfuye n'iwabo barapfa, imitungo yose yasigaranye mama wanjye, yasigaranye ya papa, asigarana n'iyo kwa sogokuru wanjye ubyara papa. Memu n'iyiwabo yarayifite, urumva ni imitungo 3 yose yarafite. Ubwo rero kuba narabayeho muri ubwo buzima ndi gato yakagira gutuza uburyo naryamiye inzoka, Imana ikandinda nkabyuka nsanga yapfuye. Yiza ko uzi uburyo sinabona uburyo nabikubwira. Ntabwo mama wanjye ntago namwifuriza ikibi ko mutere, ariko nanone ntago nshaka ko najyayo ngo mama ngo iki n'iki. Uwo mubyeyi ndamufite, nubwo mufite yego simufite nk'umubyeyi wanjye wo ku mubiri n'amaraso n'iki, ariko ni umubyeyi wanjye Imana yampaye. Yegereza mikoro. Ni umubyeyi wanjye Imana yampaye. Yego. Rero kuba angenera buri kimwe, niwe unyishyurira inzu, niwe
n'ubu yanyishyuriye n'ishuri kwiga imyuga ndarangiza ejo bundi mu kwa kane. Ubwo rero ibyo mama wanjye umbyara atigeze akora atigeze anatekereza nabonye ubinkorera kubera Imana. Rero ntago nakongera kuvuga ngo mama iki n'iki wapi kabisa. Nawe nimba akurikirana amacana arabizi neza. Twaraburanye mu rukiko. Barambwira ngo atanga niba ari ruswa ari yatanze simbizi ko ntago mbihagazeho, ariko batinyutse bagaca umwana wabo bakamubwira ngo ukureba ibintu by'iwanyu, ukureba mama wawe ujye umufata nk'umuntu w'Ibugande, ufata ibintu by'iwanyu nk'ibintu by'Ibugande utigeze umenya, utigeze unumva, nk'uko waca kuri iriya nzu utazi uwayubatse utazi n'abayibamo, ujye bari gufata nk'iwanyu. Gutyo rero ntago nakongera kurenga kuri iyo kondisiyo bampaye. Namuhaye amahoro ye, nanjye ndakeka yarampaye yanjye ndaho nyine. No kuvuga ngo byibura ntago mujye munavugana ngo uvuge ngo ugeze nk'umutima ku mama. Noneho no guhura nawe gutya ndatambuka nkaho ntamuzi, nawe agatambuka nk'uko ariko koko bansabye. Icyo gihe nari ngiye kurekarama iwacu, mva nahavuye mfite imyaka 7 nongera gusubira mfite imyaka 15 ngiye kurekarama. Namaze umwaka wose ndimo mburana ibintu bya papa wanjye, birangira bigenze bityo. Ubwo rero ya kabisa So Aristide, buri kintu kigira inkomoko aho kiva naho kijya. Bakubwira yuko wenda mama wawe yagusobanura avuga ko mupfiki kandi aragutwisa amezi 9, avuga ko ibyo bintu bituruka kuki? Urwango mama wawe kwanga ni imitungo. Ubundi rero ni story ndende. Ari imitungo byaba byoroshye, wayimurekera ariko akakwita umwana we nawe ukamwita mama. Kuko n'ubundi si itegeko ko umubyeyi ahereza umwana 8 n'ibiki, ntabwo ari itegeko. Ariko urukundo rwa kibyeyi ni itegeko ko umubyeyi arutanga, nk'uko ari itegeko ko umwana yubaha umubyeyi we. Nimba rero urwo rukundo rwa kibyeyi rwarabuze, njye nari ndufite akarwanga nawe akanyimurwe, ntabwo ari itegeko ko nkomeza kumwizirikaho. Iyo amazi ugiye kuyoga kanga uhita uyabwira ngo nta mbyiro mfise. Yes, byari byiza, byari biryoshye. Numvaga ikiganiro kigezaho numvaga ngize kuganira nawe, ariko wenda reka ngusabe wenda tuzaganira wenda n'abakunzi ba Yawe TV. Naguhamagaye ngo tuganire, sinanzi iyo story yose ari uko nguko imeze, ariko uranyemerera umunsi nzagutumira tuzaganire kuri ku buhamya bwawe nka Aristide. Hari abantu bavutse gutyo bameze nkawe, bifuza no kukumva cyangwa no kuba wabakomeza. Ubu ngubu wabaye umugabo, komera uruzaba umugabo, kandi n'ubu uri umugabo urashikamye. Mama wawe ahari ujye umusabira imbabazi. Gusa njye nagusaba kuri kamera za Yawe TV, mama wawe wamubabarira uyu munsi? Mama wanjye namubabariye kera koko. Ubundi naraturikaga nge nkarira iyo natekerezaga kuri mama, ubundi narariraga. None natekereza no kuntu hanze ntambuka ngo umupede umutinganyi bantereta bantesha umutwe, natekereza ukuntu ntabasha gukora akazi nk'abandi ngo ngire amafaranga niyubake. Ubundi niba ari ikintu kibabaza kugirirwa ihohoterwa, guhabwa akato uri n'umukene, birakomeretsa, birababaza, biteye iki ubwo rero nabishyize inyuma y'amatwi, nta kibimwifuriza habe na gito. Niyo musengeye sinsenga mvuga ngapfe ngakene ngabe nabi, nsenga mvuga ngo ubugingo bwe bukire. Icyo gusa niryo sengesho nsengera mama wanjye. Mana ubugingo bwa mama bukize, kuko nawe siwe n'urwango satani yazanye hehe mu bantu. Kuko yaba anyanga juste aba yarakuyemo inda yanjye, aba yarantaye nduruhinja. Igitangaje mu ntambara yarampishe sinapfa kuko naragahinja, ariko maze kugira nk'imyaka 5 gutyo abari bwagaragaza urwango rwe. Ubwo rero ntekereza uburyo yampishe, yavuga ukuntu yaduhishaga mu mikinga karenzaho mitumba n'amashara n'iki, hanyuma bigatuma mbasha kumubabarira nyine. Yego, bigatuma ninamusengera nyine. Mbese ni nka kwa kundi bakuroga urwango, niko nabivuga, naga ari byo yavukanye. Yes, nago ari byo yavukanye. So nimba rero mama wawe nimba ajya areba imboga nkoranyambaga cyangwa afite smartphone, ndumva arazifite sinzi, ngiye uzama nimero ye hano, ngiye nzava hano ngi Butare ngiye kureba mama wawe.
Aristide si bizakubabaze sibyo mama rero mama nujya kumureba nawe azavuga ibye yego nawe azavuga ati mana yanjye we umwana yarananiye umva sinabona uryo nabibabwira nawe avuga ibye ahubwo nureba mama just uzarebe n'abaturanyi kuko abaturanyi bazi story yanjye cyane bazi story yanjye yego Aristide uvuka mu kahe karere mu karere ka Gisagara hano muri za Saviyo Save no ikansi yego niho uvuka yes aho hantu Imana inzamfashe nzajye kureba mama wa Aristide ni tashe nihaye Imana ibimfashe Aristide reka gira ubutumwa ugenera abantu ubu ngubu uri umukinnyi wa filimi uri icyamamare nyuma y'ubwo buzima bwose uciyemo abantu bakugirira ihohoterwa ngo ugenda nk'abakobwa usa n'abakobwa uvuga nk'abakobwa mama wawe n'indi story nayo yarijemo nayo tuzahura rimwe tuganire ubu uri umukinnyi wa filimi uri icyamamare ngiye ubutumwa naha abakunzi banjye nuko mbakunda kandi icyo mbakundira nuko ari bamudatenguha aho dusezeraniye niho twongera tugahurira ngira ngo noneho kubura ubu rero mbasezereho mbabwira ati nimugende kuri channel yanjye yitwa Stide TV mukoreshe ya subscribe n'iki kugira ngo muduteze imbere mwirebere filime nziza z'ibyamamare zizajyanye neza hatambuka Aristide wandirimbiye nkumva ijwi ryawe yes tugasoza ntago nzi kurimba gurekana acting acting none niko uratinyuka ya mbega kumiro ubwo nkawe koko mama wawe yarebye ibyo wigira agira ngo iki nikoye niko ubwo mbega mu mujya ko byararumbye urahesha agaciro igihugu cyawe igihugu cyakubye uragihesha agaciro hinduka ubu umusore muzima ube rwose uhesha agaciro ababyeyi bawe n'igihugu cyakubyaye ndabakunda cyane bye haje gushya yes Aristide arakoze iyi ni yawe TV nyarukira kuri Instagram ya yawe TV ubundi the flowing unyarukire kuri Instagram yanjye nanjye flowing nitwa Nyawe ndetse nurangiza ujye kuri Stide TV ukande subscribe ubundi ushyigikire umuvandimwe nta muntu uhitamo uko avuka Imana nihitamo kuzavuka ndetse nuko uzabaho ubuzima bumeze neza hamagara kuri 0783222277 uzane ibikorwa byawe byamamaze ubundi ugane Igitego Hotel hano munsi ya controle ubundi nabo bakwakira gahunda zibashe kugenda neza ngewe ndi Nyawe Imana ibaho umugisha wakoze Aristide nayo wakoze cyane umusaza